byarangiye, igihe wari urwaye umeze nabi, tekereza ku bitaro rimwe na rimwe serumu ubundi bamushyizemo bya byuma byongera usanga umuntu Imana irahamukuye, ariko yarakarwara gatoya wenda n'uducurane ugasanga wenda arihebye. Tekereza kugira ngo umubyeyi wenda indi naragiza nagera imbere nahurane n'abaza atangire gutakariza Imana icyizere. Nibyo bihagarika umutima wawe. Yesu wagutabaye hahandi mu kijya rwarwobo, Yesu wa undi wakoze imirimo. Turashuje shuti bakunzi b'Isoko y'Abizeye TV, nk'uko bisanzwe twongeye kugaruka kuri kamera zanyu cyangwa se zacu, tugarutse ku bw'ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe imbere yacu dufite umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, tugiye kumwakira kandi ndabizi ko mumukunda, ndabizi ko ari inshuti yanyu mwese mumajije kumumenya. Hanyuma karibu umukozi w'Imana, tuguhaye ikaze na karibu kuri izi kamera za Isoko TV, Isoko y'Abizera TV. Hanyuma turakwakiriye kandi amakuru yawe ubundi busanzwe. Amakuru ni meza, ndashima Imana, ndanezerewe cyane kuboneka hano. Ariko ndabona ukeye, ndabona umeze neza, agira ngo izuba ntacyo ryagutwaye. Izuba ryo rirahari hanze aha ngaha, rikaba ari muri Yesu Kristo. Nta kigomba kudukoraho, Imana igenda ituvomerera uko bwije n'uko bukeye. Urakoze cyane. Hanyuma rero ndabona ufite impamba nyinshi, ndabona wuzuye ubwiza bw'Imana, kandi ndabona ufite impamba nini cyane. Ese mu gaseke wadupfundikiye utuzaniye iki munsi? Ni ubuhe butumwa Imana iguhaye kugira ngo utugezeho? Ese cyangwa ugiye kutuganiriza ku ijambo ry'Imana? Murakoze cyane. Nyemerera mbanze nsuhuza abadukurikiye, babwire ngo amahoro y'Imana n'abe muri bo. Hanyuma kandi wowe ugize amahirwe yo gufungura YouTube yawe, nawe ndagusuhuje. Nabo dusanzwe tubana kandi kuri channel, mwese mugubwe neza. Ndashimira Imana rero kongera kuboneka hano kuri Isoko y'Abizeye TV. Ni umunezero cyane ukomeye kandi n'ibyishimo. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe ndaje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndaje ngo twumve icyo Imana irimo ivuga cyangwa se icyo umwuka arimo abwira amatorero muri iyi minsi, cyane ko turi mu gihe gikomeye, turi mu gihe kimeze nk'aho ari ingume ku bantu bamwe na bamwe kumva ijambo ry'Imana. Usanga abantu bafite inzitwazo, bafite ibyo bitwaza, ariko ijambo ry'Imana ryo ntabwo ryahagaze kuvugwa. Rero nicyo kinzanye ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana, kandi abantu bafunguye ari bwo bwa mbere, wenda bari byicana ari bwo bwa mbere, ndaza kubibwira. Mazina nitwa Regis Singaye. Ngira ngo abo dusanganywe bo, ku muntu wakoze subscribe, ku muntu ujya uduha comment, ku muntu ujya ukanda kuri like, bo dusanzwe tuziranye. Ubwo nibwiraga abantu abageze hari bwo bwa mbere, ariko ni n'umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana ku kwibwirana bakamenyana. Imana ibaha umugisha. Rero ndagira ngo twanzikira aha ngaha, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Ariko kandi reka mbanze senge kugira ngo ibintu byose tubiragize Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, ni wowe utwemereye kuboneka aha ngaha, kandi ni mu bushake bwawe. Nyemerera rero umwanya wose tugiye kumara tuvuga ijambo ryawe, iri jambo urishyigikire kugira ngo rifashe imitima y'abaryumva mu izina rya Yesu, amen. Mahoro y'Imana rero abe muri mwe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tudatinze, kuko umwanditsi yaravuze ngo umucunguzi uburyo umwete, kuko iminsi ni mibi. Waba unkurikiranye ufite iyindi mirimo ugiye kujyamo, cyangwa se ufite utundi tuntu urimo, rero kugutindira ntabwo ari byiza. Ahubwo reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Dusome ibice 14, hanyuma dusome umurongo wa mbere, uwa kabiri ndetse n'umurongo wa gatatu. Yohana ubutumwa bwiza ibice 14, umurongo wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Iryo jambo tugiye kuganiraho mu minota ntarambiranye rwose, ubundi tugasenga Imana. Haranditse ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari
mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Imana y'amahoro itugirire neza. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganiraho ntarambiranye, ariko kandi ndashimira Imana impaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Nkuzaniye rero ijambo rifite umutwe cyangwa se intego ivuga ngo ntuhagarike umutima, Yesu aracyakora. Ntuhagarike umutima, Yesu aracyakora. Muri iki gihe turimo abantu benshi tugenda tuganira cyangwa se ugenda wumva amakuru yabo, abantu bahagaritse imitima cyane, abantu barihebye, abantu bafite agahinda. Uranyura ku muntu wamusuhuza wamubwira ngo amakuru ukumva arakubwiye ngo ni meza by'iki gihe, cyangwa se mu gitondo wamubwira uti waramutse ukumva aragusubije ngo haramutse, wowe ukagira ngo we ntiyaramutse. Bivuze ngo abantu barihebye, abantu bafite agahinda, abantu bafite umubabaro mu mitima yabo. Ariko nkuzaniye ijambo ngo ntuhagarike umutima, Yesu uwigeze akora mu gihe cyashize. Nigeze mbwira abantu, ndababwira ngo ntibakarebera Imana imbere, ahubwo Imana bajye bayirebera inyuma. Kurebera Imana imbere narabisobanuye, ndavuga ngo ni ukureba ibyo Imana itarakora. Hari ukuntu umuntu yicara akicara iwe cyangwa se akagenda muri karitsiye akagenda atekereza muri we, akavuga ngo hari ibintu Imana itarakora, hari ibintu Imana itarankorera, agahora ahanze amaso ku byo itarakora. Ariko naravuze ngo aho kugira ngo uhange amaso kuri biri itarakora, ahubwo subiza amaso inyuma urebe ibyo yakoze, hanyuma bigusubizemo imbaraga, bigutera ibyiringiro by'uko n'ibyo itarakora izagira gute, izabikora. Rero niryo jambo nzanye kuvuga ngo wihagarike umutima wawe. Yesu uwakoze bya bindi by'igihe cyarangiye, uwakoze bya bindi igihe wari urwaye uri mu bitaro umeze nabi. Tekereza kuba umuntu ari mu bitaro, rimwe na rimwe bamucometsemo amaserumu, ubundi bamushyizemo bya byuma byongera umwuka, ugasanga umuntu Imana irahamukuye, ariko yagera imbere yahura n'akarwara gatoya wenda n'uducurane, n'urugero ugasanga wenda arihebye. Tekereza kugira ngo umubyeyi Imana imukure ku iseta, indi naragiza nagera imbere nahurane n'utuntu dutoya tumubabaza, atangire gutakariza Imana icyizere. Niryo jambo nzanye nkubwira ngo wihagarike umutima wawe. Yesu wakoze bya bindi, Yesu wagutabaye hahandi, Yesu wagusimbukije rwa rwobo, Yesu wa wundi wakoze imirimo ikomeye ku buzima bwawe aracyakora. Ntaho yagiye, muri ibyo ngo ntaho yagiye, aracyahari. Yesu wa wundi wigeze aguhagurutsa akagukura mu isari, ahantu abantu bagutaye, ahantu abantu bakujugunye, nta n'umwe wo kukugirira impuhwe, uwo nguwo aracyari muzima, uwo nguwo aracyakora. Iryo niryo jambo nzanye nkubwira ngo ntuhagarike umutima wawe. Mubyeyi, mugabo unkurikiranye, musore, mukobwa unkurikiranye, wihagarike umutima wawe, Yesu aracyakora. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo uyu ni Yesu, ngo igihe cyarageze. Amateka ya Yesu ngira ngo benshi murayazi, ariko ngo Yesu igihe cyarageze ngo atangira kubona ibintu bikomeye, atangira kubona ibintu bibihinduye isura. Ngo noneho yegeranya abigishwa be, ngo atangira kubabwira amagambo y'ubwenge. N'ubundi yarasaga ababwira y'ubwenge, ariko uwo munsi arahindura, atangira kubabwira ayandi magambo y'ubwenge. Nabo ngo ahantu bari bicaye ngo babyumve, ngo bumva ibyo bintu Yesu arimo ababwira, ngo yumva bimeze nka bya bindi mu Kinyarwanda baba ngo ni ukuraga. Bivuye kuki? Yesu ngo yabonaga igihe cyo gusubira iwabo mu ijuru, igihe cyo gusubira mu bumana bwe, igihe cyo gusubira mu bwami cyegereje. Atangira kubabwira ameze nk'ubasezera. Ngo aragize kubabwira amagambo, abitwa ba Petero ngo bahita bakora imibare, ngo baravuga ariko Yesu urimo uratubwira amagambo n'ibintu wadusezeranije. Mwibutse yuko Petero uyu nguyu hamwe na bagenzi be, Yesu yari yarabakuye ku nyanja aho barimo baroba amafi, yari yarabakuye, yarabatandukanije na se, bamwe basigara ku nyanja, abandi Yesu arabazana ababwira ko azabagira abarobyi b'abantu. Yesu ngo bamaze kwicara batuje, Yesu Petero ngo aramubaza ngo twebwe basize ibyaha tukagukurikira uzaduhemba iki? Yesu ngo arababwira ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100, mukiri mu isi kandi nzabaha n'ubugingo. Bivuze ngo iki? Petero ngo atangiye kumva amagambo Yesu arimo babwira ameze nk'ubasezera, ngo aravuga ngo ntabwo byavamo. Yesu we ntabwo byavamo, nkurikije ukuntu nasize ibyanjye, none ukaba waranyijeje yuko uzankubira inshuro 100. Petero ngo yakoraga imibare akavuga ngo niba nari mfite amato 5 wenda
100 bizagenda gutya bizangana uku. Agakora imaraga bati niba nari ifite inshundura 10 narobeshaga ninga naramuka nkubishura 100. Mbese yari yarakoze iyo mibare ibintu byose bimeze neza. Yesu nashimwe. Petero ngo akora ikintu gikomeye, ngo arangije ngo yumvise Yesu ameze nk'uri kubasezera, ngo aravuga ngo ntabwo byavamo, nkurikije ibintu wanyemereye, nkurikije ibintu wansezeranije, ntabwo nakwemera ugenda. Ngo Yesu aramubwira ngo hoya nkwiriye kugenda, kuko ningenda nibyo byiza kurenza kuba nyira. Petero ngo ararahira arisiba, aravuga ati ntabwo nakwemerera yuko ugenda, ndetse ngo amusezeranye isezerano. Ngo aramubwira ngo none mu rupfu tuzajyana, ngo no rwose nzakuba hafi Yesu, nta muntu uzagukoraho, nta muntu n'umwe uzigera agira ibyo akuvugaho, ahubwo nzakuha. Ndetse ngo yizeraga yuko yari afite inkota kwitako, avuga ati umuntu uzibeshya akagukoraho Yesu nanjye nzamwemeza. Reka mubwire, Petero yari afite confidence. Petero yibwiraga yuko uko bisa kose urugamba barimo barwana n'urw'umubiri, ariko ndagira ngo mvugane nawe unkurikiranye nkubwire ngo urugamba turwana ntabwo ari urw'umubiri. Iyo ruza kuba urw'umubiri twari guhamagara bene wacu bakomeye, twari guhamagara abize kurwana, barahari babitojwe babyize, ariko urugamba turwana ntabwo ari urw'umubiri. Petero ngo abwira Yesu aravuga ngo no mu rupfu tuzajyana. Reka nkubwire ijambo rikomeye kandi ijambo ry'ubwenge, ijambo rihambaye. Nawe hari abagiye bakwizeza bavuga ngo wowe humura ubuzima bwose uzabamo tuzagushyigikira, humura ubuzima bwose aho uzagera tuzaba turi kumwe nawe. Ariko reka nkubwire ngo Imana itagushyigikiye nta wundi muntu wagushyigikira. Bibiliya ivuze gukira, biravuga ngo Petero bicaye, Yesu aramubwira ati ajya wamwiriye kugenda. Petero agakomeza atsimbarara avuga ngo ntabwo byakunda, ntabwo wagenda Yesu, ntabwo wagenda, ntabwo twakure kugenda kubera yuko ufite byinshi wadusezeraniye. Petero ngakomeza kwiheba na bagenzi ngo bahagarike umutima. Uko Petero yaburanaga bandereye bakavuga ati umwigisha tugiye kumubura. Uko Petero yaburanaga ba Simoni baba Yohana bakavuga bati umwigisha aragiye. Uko Petero yabaga arimo aburana akavuga ati abandi bakavuga bati none se bizagenda gute. Ariko Yesu ngo ageze ahangaha arababwira ngo nimutuze mbabwire, arababwira ngo nimutuze, aravuga ngo imitima yanyu nituze, arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana naje munyizere. Aravuga ngo kuko aho ngiye ntabwo ari habi, ahubwo ngiye kwa Data, kandi mu rugo kwa Data hariyo amazu menshi. Aravuga ngo ikintu kinjyanye ni ikintu gikomeye. Arababwira ngo ngiye kubategurira ahantu kugira ngo aho nzaba namwe bariho muzaba. Arababwira ngo ibihagaritse imitima nibiceceke, ibitumye imitima yanyu idatuza nibiceceke. Reka mubwire nawe nkuzana ijambo nshatse kukubwira ngo umutima wawe nutuze. Ndabizi neza ibitumye uhagarika umutima birahari. Erega ntabwo ndimo nkubwira ibi ngibi nirengagije yuko iyi si tubayemo, iyi si twirirwamo, iyi si tugendamo yuzuyemo ibiduhagarika imitima. Ariko reka nkubwire ngo Yesu aracyakora. Nkubwire ngo ya yindi yagutabaye mu gihe cyashize, ya yindi yarwananye nawe urugamba, ya yindi yakubaye bugufi, ya yindi yagushyigikiye ahandi hamwe utari burenge, narinze kukubwira ngo iracyahari. Wihagarika umutima mama, wihagarika umutima. Yesu aracyakora. Petero ngo agakuba akavuga ati ariko se ubu koko uragiye mwigisha, uragiye koko n'ukuntu wanyemereye yuko uzamubishurira. Ubu se amazu nari mfite ko nayataye, bene wacu ko nabasize, ubundi urabona bizagera. Yesu akavuga ngo wihagarike umutima, akavuga ngo wihagarike umutima. Ibyo ngibyo wasize uzabisubiza, wihagarike umutima. Narize kuvuga ngo wihagarike umutima. Yesu aracyakora, wihagarike umutima. Yesu aracyari muzima, wihagarike umutima. Yesu aracyari mu ruhande rwawe, wihagarike umutima. Uko byagenda kose Yesu azakurengera. Ndashaka kuvuga ku magambo abiri ubundi tugasenga. Ijambo ryitwa kudahagarika umutima, hanyuma nkubwire n'ijambo ryitwa kwizera. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo wihagarike umutima. Nivuga ibi ngibi ntabwo nirengagije yuko ibiguhagarika umutima birahari pe. Birahari niyo ugenda muri karitsiye urabibona, birahari niyo uri mu kazi ukora urabibona ibiguhagarika umutima, birahari niyo uri muri famiye wanyu hari ibiguhagarika umutima, birahari niyo uri muri iyo duka ryawe aho ngaho ukorera hari igihe wareba ibigucishije, wareba amadeni wakwegura, ikayi y'amadeni wakwegura ukabona ibiguhagarika umutima bigize gute. Ibyo ngibyo birahari, ariko tuzi umutima. Muri iyi si turimo ntabwo ibiguhagarika umutima byabura. Ariko Yesu aravuze ngo ntuhagarike umutima, ahubwo umwizere kandi
kandi wizere na data. Umwizere kandi wizere na data. Kwizera rero, kwizera ni iki? Biriya umwanditsi yaravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Biravuze ngo mu bintu byose ukwiye kwizera. Biravuze ngo muri uko guhagaritsa umutima, izere yuko Imana izakugirira neza, izere yuko Imana izakurengera, izere yuko Imana izagutabara, izere yuko Imana izakuba bugufi. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo ntuhagarike umutima wawe. Nubwo ibiguhagarika umutima bihari, nubwo ibitumye udatuza, nubwo ibitumye urara udasinziriye bihari, nubwo ibitumye rimwe na rimwe no kurya n'ibyo watetse bikunanira, niyo wabirya ukabirya ubitamo amarira, yego birashoboka. Ushobora kubirya ukajya uterura ifoke ariko urimo unarira, ukabirya urimo utamarira. Ariko reka nkubwire ngo Yesu aracyakora. Yesu aracyakora mubyeyi, Yesu aracyakora mugabo, Yesu aracyakora. Uwagutabaye cyagiye, wa wundi wagukuye amapingu bari bagiye kugufunga, wa wundi wacinze inzugi za gereza, reka nkubwire ngo aracyakora. Kandi uvuze ijambo rikomeye ngo wihagarike umutima. Imana iguha umugisha. Wihagarike umutima, Yesu aracyakora. Wihagarike umutima, Yesu aracyari muzima. Wihagarike umutima, Yesu aracyari mu kazi. Muri njye rero ngo ntabwo yatureka, ntabwo yaduta, ntabwo yasinze, ntabwo yaduhana, ahubwo aracyari mu kazi. Wihagarike umutima, Yesu ari mu ruhande rwawe. Wihagarike umutima, Yesu ari kumwe nawe. Wihagarike umutima, ahubwo mwizere, wizere niyamutumye. Imana iguha umugisha. Nari nkuzaniye ijambo ngo wihagarike umutima. Nubwo ugifite agahinda, nubwo ufite umubabaro, nubwo ufite ibitumye uhagarika umutima, nubwo rimwe na rimwe ureba no mu muryango, wareba n'umugabo wawe, wareba n'umufasha wawe, wareba no mu bana bawe, wareba no mu bo mukorana, ukabona hari abaguhagaritse umutima, ariko Yesu aracyakora. Humura, Yesu aracyakora. Ufite ibintu byari biguhagaritse umutima, ufite ibintu byari bitumye udatuza, ufite ibintu byari bitumye urara udasinzira, ufite ibintu byari bitumye mbese nawe ugenda mu muhanda. Ubu mureba hari abantu bagenda nk'abiyahura, bakagenda nk'abiyanze. Umuntu wanamwegera akavuga ati njyewe ibyo ngibyo urimo umbwira nta nubwo nzi uko bimeze, ugasanga ubuzima bwe nubwo kwiheba. Ariko wihagarike umutima. Reka dusenge tubwire Imana ngo Mana tanga imbaraga zishoboza abantu kudahagarika imitima. Imana iguha umugisha, Imana ikwishimire cyane. Ndabizi neza nutagwa isari uzasarura. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana ihambaye, se umwami wacu Yesu, uri umukozi w'umuhanga. Sengeye uyu mugabo, sengeye uyu mubyeyi, sengeye uyu mukobwa ndetse n'uyu musore, buri wese mwami ukurikiranye iri jambo ryawe. Narivuze ngo umwana ubambika imbaraga zibashoboza kudahagarika umutima, kandi igihe cyose bazajya bagutabaza ujye ubumva mu izina rya Yesu. Amen.